mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twari twasize Mama Jinta ndetse Dalaira bari barimo bategura imigambi mibisha kuri Jinta ndetse n'umwana yaratwite. Ese ubundi bingibi bazabigeraho? Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kwa Lucas mu rugo. Mama yirabukwe wa Jinta nakwita ko abamwita mama abasigaye aba muri urwo rugo ndetse na Laila bagakunda kubwira Lucas we kagomba kujya mu kazi, bo bagasigara bita ku mugore we. Mama Lucas agakunda kujya ategura amafunguro ategurira Jinta. Abafite akantu kameze nk'agapfunyika ahora agendana yaba ari gutegura ategura ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Umunsi umwe rero ari gutegura afata agafu gakeya agashyira mu cyo kunywa, ibyo kurya akabyihorera. Jinta baryamye, nyirabukwe agahera kakamubyutsa. Mu kubyuka uba ubona amwitayeho hamubwira ati mwana wanjye byuka, ndabibona urananiwe ariko byibura ngwino ugira icyo ufata, haguruka utazicwa n'inzara, erega ngomba kukwitaho kugira ngo umwuzukuru wanjye azavuke ameze neza. Jinta ahera kakabyuka areba uburyo nyirabukwe amwitayeho ndetse n'uburyo Laila bamwitayeho. Mu mutima agatangira gusa n'ushima Imana, atangira gushima Imana mu mutima, ariko agatangira avuga ati Mana umbabarire ubupfapfa bwanjye, umbabarire kugira intege nke, umbabarire kugutera umugongo, ariko byibura ushimwe ko wangaruriye icyubahiro cyanjye. Agaciro nari naratakaje muri uyu muryango Mana warakangaruriye. Ndimo ndareba uburyo nitaweho, nkareba uburyo nkunzwe, nkareba uburyo buri muntu wese abanshagaye, nkareba ukuntu buri wese aba yashyashyanye kubera njyewe, nkavuga ngo witwa Nihemuka, nkavuga kuri Imana isezeranya warangiza ugasohoza. Mana ni kenshi wajyaga umbwira ko uzama kubyara ahungu nakobwa, ni kenshi wambwiye gukura amaso ku bantu nkayahanga wowe, ariko ndi umuntu nageze aho ndananirwa, ndi umuntu nageze aho ngaho mbivamo. Ariko ubu nibwo ntangiye kubona ko ibyiza wari waranteguriye ari byo byinshi. Nago nabona uko ngushimira yewe Mana we, sinabona ishimwe rihwanye n'ibyo uri kunkorera. Amashimwe na yawe. Ese Mana nakwitura iki? Ese Mana naguha iki? Ese Mana niki ndinde? Atangira no gutemba amarira atemba ku matama ye, ariko ntago aba ari gutobora. Nyirabukwe arareba akabona Jinta ari kurira, ahera kakamubaza ati kandi mwana wanjye ubaye iki? Undi nta kindi kintu akora, mu marira yuje ibyishimo n'ikiniga cyinshi abura icyo abwira nyirabukwe, ahubwo agahera kakamuhobera kavuga ati mama niki natanze? Ese Imana nayihaye iki? Banyishaka nkakibura, ubundi Imana ubundi bigenze ite? Ubundi bikora ite? Ikora uko ishatse mu bumana bwayo. Ni Imana yihariye, ni Imana yihagije. Banumva ntunguwe cyane, banumva nabuze n'icyo mvuga. Hari igihe rimwe na rimwe Imana igukorera igitangaza, ukumva wayibwira ngo Imana iguhe umugisha kandi ari yiwutanga. Banumva hari iyi Imana igeza kuba umuntu nakabaye njya kuyishimira,
nakabaye nyigabira nkayihinga nziza yewe nkanayigurira najya nyisengerera buri munsi pe ariko n'Imana byose hari niyo wambwira ngo ibyo ntunze byose mbyeguririye Imana imaze iminsi inezeza mama ndumva ntafite icyo kuvuga uretse amashimwe yuzuye mu mutima wanjye undi ati ndakumva mwana wanjye erega si we wishimye wenyine natwe nuko turishimye ngaho ngwino ubanza ufate ikintu ushyire muri iyo nda yawe winyikishirize umwuzukuru inzara aramufasha akanamwicaza yarangiza agatangira kumwegereza ibiryo amuhereza undi atangira kurya ariko ubona arya nyine asa naho nyine nta mbaraga ariko akagerageza akarya undi amwegereza n'icyo kunywa ariko icyo kunywa kiba gisa naho kiroze Jinta rero icyo kunywa ntago akinywaho iramukorera kakamubwira ati none se ko mbona utari kunywa Jinta ati mama ndumva kuri iyi nshuro nashaka kunywa iki cyayi ase basi byibura wamereza ka juice hariya mu fridge karimo ndumva nshaka kunywa ikintu gikonje nyirabukwe arahaguruka kamusukira juice akamuhereza ariko mu mutima abafitemo mukushe avuga ati ariko subundi aka kagore n'akarozi karerekwa gateye gate bundi habwiwe n'iki cyayi kiroze konze kamaze iminsi anywa icyayi cyane buri kanya no kurya yabyanga akavuga bamuha icyayi none birangiye icyayi cyanze ngarashaka ama juice reka muhereze ako nacyo ndakiri kare ndabizi arakinywa ahera kakazana juice kamuhereza undi akanywa kamubaza ati none se kumaze iminsi wumva ushaka kunywa icyayi buri kanya wavugaga ati tugutegurire icyayi noneho bikugendekeye bite Jinta ati ndumva ntagishaka umenya hari uyu munsi ntari bunakinywe ahubwo mama kinywere ndumva wakinywera kitaza gupfuza umukecuru ati ndumva ngiye nta cyayi nshaka nuseka rero nari nagiteguriye ahubwo reka ngende nyijyane ya hari numva nyishaka ndakinywa nangwa se burarayira araza kuba kinywa umukecuru ahera akagatwara cya cyayi arazamuka akagenda akakimena muri lavabo n'umujinya mwinshi akoza igikombe afite umujinya avuga atari ku bundi ubu tari karabeshya n'ejo ni umunsi Jinta rero waririra akinywera yarangiza agahera kakigenda akiryamira kako nta kintu n'iki na kimwe abaze umukecuru ariwo mu marokasi aragenda akinjira mu cyumba arahira baryamyemo arakaye ari kumenagura ibintu akubitagura imigeri ku nzugi ndetse no ku bikuta arahira avuga ati mama none urasaze bigenze bitubaye iki ko mbona uri kuza ukubitagura imigeri uri no kunsakuriza winkangura nari nisinziriye suko nkanguye ndatunguwe cyane turatunguwe n'ikizi n'ikisa kibaye ubundi ninde upfuye hari ikintu kitari kugenda neza muri uru rugo hari ikibazo Jinta agize se ndati yaba yanakigiraga arahira atariko ntabwo uri gusobanukirwa hasi goye ingono ndetse ati byihoreresha atari ku ubundi ngenge nibaza niba uyu mugore agiriye ibintu bimubwira niba ari we murozi niba yerekwa biba byanshobeye arahira ati ariko kugeza ubu ndasobanukirwa none se bigenze bite undi atariko ntabwo uzi ko nari nahubwe ngo ngiye kumutegurira icyayi ndivugira icyo nshyiramo arahira ati ngo none se nagakinyweye ko nzi ko wagira ngo nicyo yatwariye maze iminsi ari icyo ari kunywa
undi ati mva byihorere ndagiteguye nyigejeje hariya rwose nanagiye no kumwitaho namukuye mu buriri rwose ngo ndi gutanga zake yagira ngo wenda byibura ndebe ko yabona ko mwitayeho ariko semba mwitayeho byahebyokaye ibiryo nteguye byarabiriye ariko icyo kunywa yanze no gusomaho ibaze ko ahereye kambwira ngo nimuhereze juice Rahira ati ngwiki icyayi ntaga kinyweye none se ugishyize ati byihorere mvuye kukimena ariko ndababaye ako noneho ndaje nkwereke ndabizi none se karya buri kanya nyuma y'isaha arongera nsaba ibindi ndaje noneho nshyire muri byose Rahira tegoko cyayi umugore rero ndabona shaka kumwikiza bizatugora mama bizatugora n'ukuri reba igihe twahereye twashatse kumukura muri uru rugo ibyo byaratunaniye twashatse kumutandukanya n'umugabo we byaratunaniye none no gukuramo inda twite nabyo byatunaniye basi aho bigeze najyane nayo none tubigenze dute uyu mugore rwose nakazinze ku muhoro pe ahera kakabwira Rahira kambwata ahubwo haguruka ibyo uri kumbwira byose nabyumvise ngwino tujyane mu ifumbiro guteka ngwino Rahira arahaguruka akajyana na mama we kagenda baganira batangira guteka yewe barateka ibiryo byose bagahisha bamara guhisha bafata iplate jenta ari burireho bakabanza bakayiminjiraho barangiza bakaruriraho ibiryo bakongera bakaminjira baragenda bagatereka ku meza Rahira ahera kakagenda akajya kubyutsa jenta aramubyutsa akamubwira ati betse byuka ibiryo byahiye byuka tujye gufata lunch mama yaguteguriye breakfast ariko na lunch byahiye ubu ngubu ntekereza ko na Lucas ari mu nzira n'ubundi nkuko Rahira aba yabivuze ako kanya Lucas ahita ahagera aje kuri lunch arahagera agifata ibiryo bari bateguriye jenta ngabirye mama wahera kakambwira ati igirayo ibyo biryo ntago ari ibyawe winabikoraho wibirya Lucas ati ariko se mama waretse nkirira ko nsanze ibiryo byaruye uburamburize iki kurya undatoye ibyo biryo ni ibya jenta niwe twabihoreje wowe yerurire kuva rya dise nkwarurira di genda umugore wawe undatari kuri mama wanjye undati rero ntago birya ibi biryo ni by'umugore wawe Lucas ataha amahora hinde da ngaho se basi nyerurira undati se nkwarurira ngewe warankoye aho inkwano wazitanze ntuhazi undati ariko se mama wagiye uri ku mutima mubi mama wati nta mutima mubi mba ndi gutebya ahera kakamwarurira Jinta nawe aba yanze kubyuka ari kubwira Rahira ubwo ati ndumva nta mbaraga mfite pe mbabariye ndakwinginze Rahira akomeza kumwinginga ndetse no kumuhatiriza bikarangira n'ubundi abyutse arabyuka yahagera agasanga umugabo we nawe arahari aramuramutsa ubona afite n'akamwenyu ku maso amubaza ati sebe waje ryari waje ntiwaza no kundeba Lucas ati be nari nshonje pe numvaga ndibuze kukureba rwose nka muganya undi ati ntago wari unkumbuye se Lucas ati se nirya rimba ntagukumbuye ibaze ko n'ubu numva ngukumbuye kandi ndi kukureba Jinta araseka
yajya kwicara Lucas agahera kakamubwira ati babe uretse. Arahaguruka akamufasha kwicara akabwira ati noneho urumva uri comfortable. Undi ati yego ndabona sawa. Hama Layla agira cyo akamwegereza igikombe kirimo icyayi, akamwegereza n'ibiryo, ariko umwuka w'ibiryo ukimukubita Jinta agatangira kumukorwa, iseseme ikamwica, agahera ko yigizayo isahani akavuga ati mwigizeyo rwose ndumva ibi biryo biri kunuka. Ese noneho mana yanjye hatetse bidasanzwe ko mwe bundi ubu bigenze bitera ko numva ese ubundi uyu munsi nabaye ikira. Ibaze ko na mu gitondo numvaga ndashaka icyayi n'ubundi kukireba nkumva naruka. Ni mukigezeyo ahubwo. Jinta arabangamirwa, kabangamirwa ku rwego rwo hejuru. Lucas arabibona agahera kakamubwira ati be ndabona usa naho ubangamiwe cyane. Ibi biryo birakubangamiye? Jinta ati cyane ahubwo pe. Ahubwo se nakuntu buriya be nakuntu wantegurira special ntegurira basi umurete. Lucas abyumva vuba akagenda akamutegurira special akamuzanira akanayimukatira. Jinta arayirya pe akayirya atuje ubona yishimye. Yarenze akabwira umugabo we akabwira turakoze be ndumva noneho nuje. Numvaga ibi biryo rwose ndabona bitetse neza birasa neza, ariko sinzi impamvu numva inzoka yanjye yari ibihuzwa. Mama umbabarire pe, umbabarire uyu munsi nakugoye. Waneguriye breakfast ndarya ariko kunywa wapi, none nibyo watetse biranze, ariko ndiye umureti nta kibazo. Umukecuru mukamwenyu kageretseho uburyarya aramubwira ati nta kibazo mukobwa wanjye, nta kibazo mukazana mwiza. Nta kindi kintu Lucas akora, ahera kagatsindagiza umugore we akongera akamujyana mu cyumba. Jinta yicara ku buriri akicarana na Lucas. Lucas aba yitegereza umugore we, ariko buri uko amubonye akareba kanatwite, kareba uburyo umuryango we umwitayeho, amarira akazenga mu maso, araturika akarira. Jinta nawe arabibona, nawe kwifata bikamunanira, nawe akarira. Bararira hakaba uruhoza undi, ariko barira amarira y'ibyishimo. Tugaruke mu sitting room. Layla aba ari kureba mama we, no kurya byamunaniye. Mama wahera kakamubwira ati ariko kugeza ubu nanjye ubu ngubu ndumva byanshobeye pe, byanacanze. Uriya mukobwa nakuye umugore ni gatiki gute bishoboka gute ubundi? Rahera ati nge ntago mbyumva. Mama uyu mukobwa nkuko abivuze nakuye umugore umenya hari koko ari umurozi. Nose ubundi abibwirwa niki? Ariko njya numva ngo hari abantu basandagada ngo udashobora no kuroga ku buryo neza ngiyo ugiye kumuroga bimenye. None se ubu ngubu hakoze ntindose ubu nk'uyu nguyu we abibwirwa n'icyo abimenya ati? Ntago byumvikana pe, ntago njyewe nabyumva. Uyu mugore aratangaje n'ukuri mama, mana yanjye ibi bintu ntago bibaho pe. Ahubwo reka ntwari ibiryo hataza no kugira umuntu birya. Rahira afata bya biryo akagenda asa naho areba hirya no hino ngo hataza kugira umuntu umubona. Arasohoka
ibiryo akajya kubimena muri dustbin. Amara kubimena ni purete akayisigayo nayo arayimenagura kagaruka nta kintu n'iki na kimwe afite. Tugaruke kuri Lucas ndetse na Jinta. Lucas aba ari gusoma inda y'umugore we, ari nako afata ugutwi kwe n'umusaya we akegeka ku nda, umwana nawe mu nda agatangira gukina. We na Jinta uba ubona bishimye, bimereye neza, nta kibazo bafite. Undi aba ari kwitegereza areba uburyo umwana ari kumukinira mu nda, akajya abwira umugabo we akabwira ati be ati do. Aba arimo amwereka uburyo umwana ari gukinira mu nda. Lucas nawe ubona afite ibineza neza n'ibyishimo, agatangira avuga ati ariko mana uri mwiza, warakoze, ni ukuri Mana wibare, akira ishimwe rimbuye ku ndiba y'umutima. Ntago nzi ikintu nshobora gukora, nazanzanye iwawe nje kugushima. Ahari niyo byaba ibyo ntunze byose nabizana nkavuga ngo nje kugushima, n'ibyangana ishimwe n'umunezero mfite ku mutima. Mana wibare ku bwa buri kimwe, wibare ku bw'umugore wampaye umugore mwiza, umugore umwenyura nkibagirwa hahise hanjye, nkibagirwa ibibazo byose mba mfite, umugore unkunda kandi nanjye nkunda. Mana ni nka marayika murinzi wanjye, ni nk'igitangaza cyaje kingana, n'uwo mbona nkanezerwa nkasusuruka nkishima. Asa ubundi Mana, ubundi abantu bahuza ute? Reba ukuntu tuba twarakuriye mu buzima butandukanye, tugahura n'amagana y'abakobwa, yewe nawe agahura n'amagana y'abasore, ariko warangiza ukagira icyo ukaduhuza. Mana ubundi wowe utuntu twawe dukora gute? Jinta cyumvira iryo jambo ngo utuntu twawe dukora gute, araturika agaseka kavuga ati ariko se be noneho urasaze, ngo utuntu tw'Imana, urumva ukuntu duciririkishije. Gira uti Mana ibintu byawe ubikora gute? Ukasahira kakabwira umugore we kavuga ati be biba byandenze, sweetheart biba byandenze, banabuze nuko mbivuga. Ubundi njye mba numva mfite amatsiko yo kumenya ubundi Imana ikora ite. Reba nk'imyaka yose twari tumaze, habe twaraniyakiriye. Be ibaze ko nari ndafi kubwira ngo tuzajye kwa adapta, dushaka byibura abana nka babiri tuzarera. Jinta atari ko nta nirirarenga nabwo wabashaka. Lucas atoya ubu ngubu ntabo nashaka, naba nshaka biki? Singiye kubyara uwanjye, sikora ariko bambashaka kugira ngo byibura uru rugo rube rurimo abana, none nkaba nyize gutya nkagira umugisha Imana ikaba yaramyihereye umugore wanjye nawe akaba ubu ngubu atwite, ahubwo ngubwo naba ntari kugondoza Imana. Gusa nakubeshye, numva nyine nanjye hari igihe nicara nkumva hari ndasa naho ndi mu nzozi, nkavuga ati basi niba ndi no kurota, naburiye Imana ntizankangure nzigumire muri ibi bitotsi mpaka, kuko ndamutse nkangutse nkasanze nganarotaga be nababara pe. Jinta araseka akabwira umugabo we ati rwose wowe urota se wicaye, urose uri kurota no ku manywa kandi ibi ni by'ukuri, ni ibintu bihari. Babe ndatwite, wivuga ngo uri kurota,
none se nanjye nijane mvuge ngo ndi uyo ndarota n'ukuntu numva naniwe nkomerewe waguha kumva ukomera nk'uko meze ntabwo ibyo wivugisha ngo uri kurota wabivuga. Lucas ati be ndabyumva rwose urakomerewe nta mbaraga wumva nyine utameze neza ariko nyine ubizi ko nkunda mukundwa. Twigarukire kuri Layla ndetse na mama we mushihari wose barya ibiryo babiryana umujinya ariko bakabirya. Messi iragenda ikicuma ikaba myinshi. Umunsi umwe rero mama Lucas mbere y'uko agira icyo ategura aragenda akinjira mu cyumba cya Jinta amubaza ati none se mukaza maze iminsi ngutekera rimwe ukarya ubundi nurye rimwe ukanywa ubundi ntunywe bikaba naho noneho wariye nangwa se ukanarya kuri iyi nshuro urajya ngutegurira iki ese urumva ushaka iki? Jinta abwira nyirabukwe akavuga ati mabu undatu ya mamagara mama ntukanyite mabukwe undate sorry mama no se mama ko numva uyu munsi ntari muri mode yo kurya undatu ya reka ugomba kurya. Jinta atoke mama nacyo basi genda ntegurire special ndumva ibiryo byo ntabishaka kandi ntugire icyo kunywa se basi untekere ka mukaro ndumva none icyayi cy'amata ntagishaka ntekera mukaro ariko byibura ungiriye neza wabunzaniye akaji hano nk'abandi kunywa. Undi agasohoka ari kumwenyura avuga ati mva ko wigenje najyaga ngutegurira ibiryo rimwe na rimwe naba ari byo nashyizemo n'ubirye ejo bundi ho waranyemeje nari nashyize muri byose birangira nta nibi nabimuriye ariko noneho kuri iyi nshuro nuramukundokotse ndahira ko mbivemo. Aragenda akamusukira ji akagira ibyo aminjiramo akamuzanira. Jinta afata cya kirahure cya ji agashyira ku munwa akanywa ji akayimaramo akamuhereza igikombe akavuga turakoze mama. Undi asohoka amwenyura yishimye avuga ati noneho birabaye birakunze. Aragenda akamutegurira special yishimye no mu magi naho akaminjiramo yewe no muri mukara agashyiramo akazaniza Jinta. Jinta birya afite apeti noneho ubona bitandukanye na mbere ararya yarenze agahera kakabwira nyirabukwe kavuga ati se mama nta wundi mureto hari ko numva nkeneye kurya. Nyirabukwe ati nta kibazo ndagutegurira n'uwundi. Aragenda nabwo agategura indi special nabwo akazanira Jinta. Jinta arya yishimye nta kibazo n'iki na gito afite. Amara kurya agahera ko agashimira nyirabukwe akamubwira ati mama urakoze cyane pe urakoze ndumva nishimye ndumva n'agatima kanjye gatuje. Ahera kakongera akiryamira arasinzira. Nyuma y'idakika nka 30 Jinta atangira kuribwa mu nda. Araribwa agakangurwa no kuribwa mu nda haba hari kumurya bidasanzwe arimo atonekara umubiri wose bigahurirana nuko nta n'imbaraga bafite. Biramushobera no kweguka ngo yeguke biramunanira. Agerageza guhamagara ngo byibura natabaze ariko kubera uburibwe barimo no kuvuga bikamunanira.
afata telefone ye ngo arebe ko yahamagara umugabo we Lucas, ariko imbaraga zikaba hafi ya nazo, telefone ikamucika ikagwa kandi aba ari mu cyumba wenyine. Aba ari kuribwa akagerageza kuvuza induru. Mama Lucas aramwumva, yewe na Raila bakamwumva, ariko bakigira nkaho batabyumvise. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ase Jenta yaba agiye kuhasiga ubuzima, ubundi se ko nyirabukwe na muramukazi we bamwumvise bagasa naho birengagije, aho wenda yatabarwa nande? Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete. Byinshi twibaza tuzabyumva mu bice bizakurikira. Inkuru ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.